Ukuryamye ni kubyuka ushoboye iki nkawe aho kwirirwa uzangura umugabo kwitwa umugabo ikitiriro nta soni ni ukukureba igihagararo ariko mana yanjye we iyi mirongo rwose ndayirambiwe ubuse kuko iki kirima ndakirangiza ryari mana yanjye hako nakundi mereye hariya sinazagera hano kandi mereye naha ntago nazagera hariya okay kanze nkwereke sasa ukuntu ngiye kubigenza iki hakundi nyine gukora ibintu umuntu atazi ana yanjye nukura ariko nibyo nuko urushyi nyine nakundi ngomba kubyeguka nuko rwose genda nabiretse se basi nabona n'ikindamira hano nakibonye anze nime kiriya gisheke nyirye ubundi mabuja naza ndamwereka hano inzara igiye kunyica ko mabuja nyine mukire umuntu ufite ibibiye bitema ariko nubwo nabizi mabuja ndiri mukire ariko ndabirya mbimara agitema Aka. Bega inzara amaryenda karambamira ndabimara Ego ndabona amasaha agiye kanyarake njye kuyobora umukobwa nabonye ari baringaringa ntawapfishira ibye niko se daforo nkibi ni cyo wakoze niko ubu se wakoze hagana wakoze nawe koko ukunesha umwanya
wari kumbwira ngashyiramo abandi bakozi niba wari ukeneye ibyo kurya ukambwira nkabiguha urimo uranyumva naho umuntu araguhemba ahereye ese mama ubu ngubu wagaburira umuntu atakoze mama tuza naho umuntu yaguhemba ahereye he shyikira fate 500 utazagenda uneza urugo ese wakakira amafaranga nk'ingendo ukagakoresha umwanya reka nze mabuja abundi ibyo murahisha ni ibiki hano shyikira nshaka kwizamukira ibi kintu nkora shyikira nawe urakoze ese kuyizamure uyisige mu rugo none se mabu ejo nzagaruke umva zamura ibyo ukora ibyo nakubwiye tuzaba tuvugana nta data nta mama nta masenge genda birambiwe pe ndabirambiwe nawe udafuro amakuru ariko daforo ubu koko urabona umwanya uba uri guta witekerezaho kuko wabuze n'umuntu waguha 3 cyangwa 5 ngo ushore muri avoka cyangwa mu ndimu urebe ko ubuzima bwakomeza koko ibyo birimo wabivuyemo koko ako nadi karame urinda umbwira ibyo byose kuri inshuti ya mama wowe wamariye iki ku buryo umbwira ngo nabuzuma amafaranga we kutayamaye suri inshuti ya mama sinakuze mbabonana ubwo suri kumbwira iki ndeka nyine ni ubuzima bumbereye buno mwereke wino nyereke iki nadi isuka yishyira hariya tugunya hariya wabona tugende buno mwereke none se nadi ntabwo nsiga mfunze se oya byihorere umuryango wanjye urakinguye byihorere ntabwo banyiba oya harase harimo iki ubundi njyanye kuko tugende njya kwereka aho nkorera mama ni muneke tugende nta kibazo nadi ese ubu mba nambaye ibirenge koko tugende ndabwo n'inkweto zo kwambara tugenda dore turahageze aho nkorera nese nadi ninjira iyi ngo nkwereka dore ni hano nkorera ngwino humura ego kwicara cyanjye kirakokamye kwicara hasi icara kuri kano gatebe haguruka yicara kuri kano gatebe icara kuri kano gatebe nkwakire gusa sinaroboka nadi nta kibazo icara aho ngaho yego reka nze nkwakire ngo akarindazi wiriye agake akarindazi yego nadi aha rero niho nkorera urabona ko nyine imana yakoze byose ntabwo yakoze kuri ntabwo umugezi mwahe yampaye se kurya nk'utazabina nadi ntabwo mbese ko bakirya nk'umwumbati cyane nadi mwambeshya pe kiryoshye kube ntabwo ari umwumbati guteze nyine si umwumbati n'irindazi mu cyaro bakunda kucyita igitumbu ni igitumbu harato nadi rwose cyane ntabwo kimaze nko ryaba igiti iwacu nyine none se urabona hano n'ubundi hameze nk'iwanyu nyine icyaro n'umujyi biratandukanye ariko sikari byo nadi niyo mpamvu wabaye na mwiza urabibona nawe ariko abantu bose basigaye babimbwira yego yakoze nukora ahubwo ryoherwa yego sheri wagize gutuza urareba igihe wahereye
gutuza ryama niburacya rwose ndagusabye ryama.
sheri wakangana mitaba telefone yako ndumva radio ingaza gusa. Ala biteze ariko iyo ubona umaze icyumweru utamamagara koko tutavugana ntabwo uba unkumbuye ariko koko yemba nkukumbuye rwose none se nze gusa urihangana nyine ndahuze ndaza kukubwira. Sawa. Halo? nta bintu byinshi tuvugana nta na mwaramutse nagira ngo nkumenyeshe ko mu gitondo kibyuka umwana wawe umusanga imbere y'umuryango. Umwana wazaritse tukabiganiraho. Halo? Halo? Icyo utangaye. Ntakibazo ufite? Ufite ikibazo ki? Ishangi Company Limited duherereye mu karere ka Ruhango ibwanga cumu ya Nyamagana. Ku bindi bisobanuro duhamagara kuri 078 54 08 252. Ishangi Company. Yewe. Nagezwe n'iki dafuro yo n'umuhungu wawe. Eko mabuja nawe rwose. Mabu koko ubona nabyara umuhungu ngano ko. Duhuriye hape. Nagezwa n'amahoro. Mabu ntiwamenya kere kudasha ni mwinjira. Nakuze. Icyo kinyarwanda uri kuvuga ko ntari kucyumva neza wansobanuriye. ariko iyo ntabajyana mu ishangi nuko nafite umugore mwiza ruba rwarahiye. Umugore mwiza se si umugore nk'abandi. Aha ndabizi rwava nkurushya ngo sinkuvuze humura niwe mugore mwiza ndakwemera Nakwemera ndakwemera burya rwose.